rwose mutubabare n'ukuri kw'Imana tujye kwiga pe gusa ibintu ni ibiki murabona byagiye noneho ngenda ategetse nka nyoko mwicare hariya rero tuzicara kugeza ryari mwicare hariya niko mbabwiye ndavuga ngo mwicara nta n'umuntu wo mu miryango tugira twaguze amafaranga kandi mwabana mwe namwe murananiye ndaje nigendere musigare muri urugo ni n'amafaranga yarashize ubukene bwaraje ibintu mwamukora ntabwo aba ari gisike kandi kanigendera ntabwo nzaba ndeba ibyanyu mujye mugumya munyegomore ubundi se papa yagiye hera aha nabonye abyuka yamongana n'ubazera uko amongana nyine kuko nta mugabo muzima wabura kudahunga inuzi kandi kanigendera usize ibyaro ko ibyagiye aba bana nabo barananiye ise ananire n'abana bananire njye ndaje nigendere ndabona narindi hano kubera abana Mama Sara Mama Sara Kose kuba wifashe ku myanya ndangakumiro habaye Simugore wabaye ite wahinduwe n'iki ndaje nigendere ngewe ubundi barabimbwiraga ko ntazagushobora kuko agahinda k'uru rugo karandambiye ndaje nigendere habaye iki se kidasanzwe hari wowe hari abana bawe ndaje nigendere ako se ugenda kunaniye twavuganye ko mu minsi yashize ari nge watangaga mituweli wita ku bana none nawe kubera ko hazanye uburinganire tugomba kuringanira nawe nyine nawe noneho muri no minsi nawe bikore turebe basi nabyumvishe nyine yakakugumya isakoreza none uragira ngo tubigire dute nabyumvishe ariko ntukifate ku myenda ndagakumira nuko mba noneho mweka muve impande ubanza narakubereye igisuri iyo nkwegereye nguhanda cyangwa urunyabwoya mana mukuri nawe ntabwo ibintu ababyumva njye aranzunga amara mu mutwe ngo agiye kugenda ngo abana bamunaniye ako si ibintu mwumvise buriya nibyo ra abana buriya bamunaniye reka ndebe Sara mubaze uko bimeze Sara bimeze bite ni byiza ariko ndi kumva ajya hehe igihe gutaha iwabo se papa wagerageza mukaganira kuko mukarira abana amashashu ntabwo ngiye hari ikintu nibaza ubundi mama wawe aravuga ngo birananiranye ubona icyo ntakoraniye ariko se papa byose imitwaro ntabwo nakurihiriye urayimushyiraho ntabwo nakurihiriye simwafatanyije imisatsi yawe ntabwo mbyitaho ariko papa gerageza n'abandi bana nabo ubafate nk'uko wamfashe nawe were kubatererana umukobwa wanjye rero hajeho uburinganire sibyo mbese nuko yikiri uko wimushyigikira cyagenda bikoraga njyenyine aka kanya ndashaka kumuha nawe ngo ndebe ubushobozi buri mu maboko oya dore abana ni babiri hari mihoro minervari na mituweli mugerageze tufatanye twishyurira abana nabo basoze nkanjye aguze ngiye ko ntizubona ntabayeho neza oya ntago wavuga niba warize ntago wavuga ngo n'abana nibareka ishuri wenda wasanga ejo bazaba ba visi meya ba perezida ntago wabimenya ubundi se agiye he bagiye gupanga njye aribyo ntumva neza none se amasomo uri kubona bimeze bitera amasomo ameze neza fete rero reka mubwire sha twebwe sinjye wabonye amasomo tuyarangiza ariko twarize mu kwiga ubudore ndategereje ntabwo turabona akazi pe ese furesi utajya witaho nk'abandi banyeshuri bigaragaza ko warangije wowe ufite ikihe kibazo byose ni ikibazo nonese reba ntararangije nusu ubu nari kurangiza nirirwa nicaye ubu ngubu nagiye mu bintu byo korora amatungo urabizi fiyete rero
reba nk'amatungo ngenda ndagize impande n'impande, reba amatungo mfite mu rugo, urabizi ntabwo nakicara rwose. Fred rero kamubwire ujye ubanza nyine nawe ugerageze kwiyitaho pe, amatungo yitaho bikagaragara. Ariko ugerageza kwiyitaho gusa uba nk'umukobwa watereta ukagenda witipisha na gutya tuvugishije ukuri. Ariko sister nawe uranyumvira. Se sister reka nkubwire. Icya mbere ni ibikorwa, uri kumva? Ibi kwitaho rero, uri kumva? Kwitaho rero ni ibintu bishobora kuba akanya gato, none se ubona iyo nambaye mvuye mu kazi nasirimuka nanjye nkamera nk'abandi basore. Ugerageza nyine wigire neza wundi musore nk'umuntu nyine ajya guteta ubwo akamwemera. Siye reka nkubwire, hari umukobwa mfite nkunda, ndamukunda njye nibiba ngombwa sinarangiye ngiye no kuzamubwira icyo ashaka cyose azajya kinsaba nyimuhe, niba ngombwa mfata itungo ndigurishije, nibiba ngombwa. Papa ni umuntu dukunda guhuza, amafaranga afite ni menshi. Njye byo kuvuga ngo kwitaho ntabwo bindeba, njyewe narasoje, ubigisigaye ni ukukora nkagaragaza ibikorwa na leta nayo ku buryo izaduha akazi. Hari icyo ngezeho, nawe mushiki wanjye muri cya gihe usoje ibikorwa byanjye nkazabigusigira, ugategereza nawe igihe leta izaguha amahirwe. Usubwa umukobwa yagukunze ntiwahehera, ni mwiza. Reka nkubwire, nanjye ubwanjye iyo murebye babwe ibyo ndimo mpita mbivamo. reka ni igitono mari. Ni mwiza, yankunze atagendeye uko meze, ankunda atagendeye uko nkora. Muri we nanjye sinzi, ni nk'Imana yaduhuje. Aha mana ngewe nose uzajya kumureba ajyana. Siye reka nkubwire, nshaka ko tuzajyana pe, twigenda twajya kumusura nkamukwereka, ndetse nshaka no kuzabyereka na buri wese akazabona yuko ari we nkunda, ku buryo ki nta n'agasore gakwiye kuzamukunda, kuko ngize umusore musangana nawe nkubwiza yeba usi koko. Usubwo wakora iki tuvugishije ukuri? Ese ugira ngo namuha amahoro? Uriya mukobwa niba ngombwa njyewe aho kugira ngo anyange anamwiyahurira pe. Ndamukunda, ahubwo reka nkubwire rero, ubuze ikintu kiriho, reka twihute tugende, kumva tujyane kwa wa mushuti wanjye uri hariya imbere. Twari twavuganye yuko hari gahunda tugiye gukora, nkamwereka neza ukuntu meze, ngo hari akantu babahaye ku ishuri bakwiye gukora. Nanjye urareba nibwo ndi kuva mu kazi, ntabwo ndagera mu rugo, nubwo duhuriye hano nyine nkaba turi kuganira nkubwira ibyanjye, kandi nawe bambwiye ko uvuye ku mushuti wawe ntabwo muzi. Ahubwo reka twihute tugende ntamerekeze, turetse tugira ute, turetse duhindukira tugaruka. Reka twihute tugende. Njye haraye ko kureba mushuti wanjye, hari ibyo ngiye kumufashamo bijyanye n'amasomo ku ishuri bamuhaye no egizami, yantumyeho kugira ngo ngire ute ufashe kugira ngo note yifate neza. Ngiye handike hano hirya muri nigerayo nta kibazo, ubwo tubanguka tuhite tugenda, nanjye ubwo ndacapurisha ntabwo ndi butinda. Sheri wanjye kuko mana, Yesu we, dore sheri wanjye ni ukuri, mbyumva pe, ni ukuri kw'Imana. Sheri ese ni wowe? Oh my God, sheri umeze ute? Be ni wowe se? Amakuru yawe? Sheri ntabwo ndi kubyumva kabisa. Sheri uriho urajya he? narinje hano nyine hari utuntu nari ndi gukora, ariko ntabwo twari turenze cyane. Wari uri gushaka amarezo, hari utuntu wari uri gukorera kuri telefone. Sheri umeze ute? Nari nkukumbuye, umva reka nkubwize ukuri, iyo nkubonye imba numva agatima kanjye gaherete, ni ukuri kw'Imana. Ariko sheri twabivuganyeho, reba agapira kari gusa n'agakote kanjye. Ariko sheri bikundanye birajyana buriya cyane rwose, birajyana. umeze ute? Neza pe. Iyo bukeye, iyo bwije, uko niriwe, iyo nari kukubona numva agatima kadatuje sheri, bitewe n'ubwiza bwawe rwose mba numva iteka n'iteka buri segonda bakuntwara pe. Niyo mpamvu mba numva urutima ruri gutera. Wantwara nanjye narakwihebeye Ngo cyane. sheri ni byiza pe. None se sheri amasomo se ameze? Wabyihore Meze bite se kandi? mu rugo niba ari ubukene
simbizi pe ako sheri ibintu by'ubukene ubuvuga koko ubukene buracyabaho leta yaratugiriye icyizere idushakira akazi kadushakira imirimo none nga ubukene se buracyabaho ntabwo bukivuga nkubwire rero uko iwanyu mumeze ntabwo ariko mu rugo tumeze ko mbona se ufite ikibazo nk'aho rwose ndi kubona ufite intege nkeya bimeze bitimo harabura iki kandi ibyo dore bizatuma amasomo yawe atagenda neza kandi dore ubona amashuri ugiye kuyasoza tagenda neza mperuka kujya ku ishuri ryari ejo ninjye na musaza wanjye twaroze ngo tugiye ku ishuri mama yaratubwira ati nicare utambwira yuko utajya ku ishuri cyane rwose umaze igihe kingana iki utajya kwiga igihe kinini kuko papa yanze kuturihirira uko tugiye none se habura iki ni ukwanga kubarihirira se ntubushobozi hari ukuntu umubyeyi nawe ayanga kubarihirira bigizemo uruhare usanga yagiye mu ngeso zitari nziza yagiye kwifatira agacupa ugasanga yirengagije ibikorwa byo mu rugo none se n'ubushobozi buke sheri nabyo mbimenye mituweli zaruriye yego n'amafaranga y'abanyeshuri nayo yageze ku rwego rwo hejuru ubu mu buzima busanzwe nyine buri mwana mu rugo wagize amahirwe akiga agasoza uwo nguwo sheri reka nkubwire sibyo ukuntu ibintu bimeze ntabwo ibi ngibi byumva pe nshaka ko wiga ukarangiza uri kumva leta nayo yadushyiriyeho icyizere iyo ugize amanota meza ukavuga ubushobozi ufite nayo igutera inkunga amasomo yawe ukayarangiza kuko ni twebwe imbaraga z'u Rwanda rw'ejo hazaza nitwe leta itezeho amaso none se ubwo nidudakora inshingano zo leta iduhaye tukumva amaherezo azaba yayo uzi ikintu kiriho sheri ntabwo nagutererana no mu bundi buzima ntabwo nagutererana uri kumva gusa ababyeyi bawe ntuzababwira inama ku wa mbere ujye ku ishuri uri kumva sheri ndabikwemereye ndabikwemereye uri kumva ku wa mbere uzajye ku ishuri uri kumva ikintu cyose mwarimu agusaba nimba deregiteri ari kubasaba amafaranga ya minervari wowe uzagenda ubishyire ku murongo umbwire uko bimeze ababyeyi nibakubaza ati kuri kujya ku ishuri noneho ya minervari wayikuyehe uzababwira ati babyeyi rero ni ukubyigaho deregiteri yamaye igihe cyo kuba ndi kwiga bitewe n'amanota meza nkunda kugira nkunda gukurikirana amasomo cyane sibyo sheri ngewe ndabikwemereye nanjye nkubaze mbese ngewe niga musaza wanjye we bizagenda gutya na musaza wawe se twese uwize agasoza ni uwo nguwo noneho rero nta kibazo mfite umubyeyi wanjye ntabwo ajya ananirana kandi namubwiye ko mfite umukobwa nakunze nawe arabinshimira ngewe ibyo ngibyo ngiye kujya mbafasha uri kumva papa azajyamo amafaranga mubwiye ati ngewe mfite mushiki wanjye nako mfite sheri wanjye uri kumva sheri uri kumva ukuntu ndi kuvugishwa bitewe n'ukuntu ngukunda mfite sheri wanjye nkunda ntabwo nshaka ko acikiriza amashuri nshaka kumfasha umukunzi wanjye nawe akiga akarangiza amafaranga azajyamo uri kumva nzajya ngira make nyine musaza wawe ntazajya yiga n'ibyanga yicare uri kumva ariko ntabwo nabona ubushobozi bwawe n'ubwa musaza wawe ariko tuzajya ducishamo gake gake nawe yige nta kibazo rega ntacyo nakora ntacyo nakora ngo nkwimutse kandi turi kumva ibyo bintu by'amiryango bikakwishimira tukazakoresha ikirori kimeze neza cyane pe nyine waba ukoresheje ubukwe mu vugisha ukuri umva bitewe n'ukuntu mukunda ntabwo numva ko rwose ibyo bintu twebwe dushobora kuzakora ibintu bya gisirimu gusa yesu we sisita umeze ute meze neza amakuru yawe uyu mugabo se ni sheri wawe uyu ni sheri wanjye rwose pe kurushaho kugira ngo unyambire ukambaza amakuru umusozi wanjye se mwamenyanye gute kuva kera tukigana nyine mu buzima busanzwe twari tuziranye ntabwo nabyumva yesu oya shawe mwana oya se nibwo ubibonye umusozi wanjye nishyega afite sheri nawe nishyega kumbe uyu ni musaza wawe kuri sonanye yego se nukuye kinaje kugusura n'umunyere ntabwo yaragira afite ahantu yigiye nanjye ndishimye
kuba uri muramukazi wanjye n'ubucuti twari dufitanye. Oh my God. se sheri ni umusheri wanjye se muraziranye? turaziranye gusa twe warabimishe nawe akabimisha. Ntabwo nabigusha, sinakubwiye ko hari umukunzi dukundana tuzinuzunguye se. ndabona da. Ariko uri kubona ko ntacyo bitwaye nyine kabisa. Nahisemo neza. Rega nawe nka mushiki wanjye jya umitiramo uvuga ati rwose Freddy ibintu ni wane. Sheri uyu ni sister wanjye. isoni se zimeze zite? noneho nkumva nanareba. Sister rero ukuntu bimeze sigara uganira na sheri wanjye nta kibazo nanjye mvuye kwa wa mushuti wanjye mube muganira akubwire utuntu twinshi dore muba mutanaherukanire ga sheri. Ariko se mubera tugendane tumeranye neza sheri ejo uzansure tunabiganireho sawa sister muganire nta kibazo. ndishimye cyane yo kuba nyine bishira musaza wanjye. ntabwo byore nanjye ndishimye cyane. Aro baturage bo mu gace ka Njagama turamenyesha ko ejo saa 8 ari inama ku ishuri kandi nta muturage n'umwemeye gusiba iyo nama cyangwa ngo ayikererwe. Uzayikererwa azahanwa by'amategeko. Aro tugiye tu ubusingaka ngaka ari ku ruhiri nibura nikabwira pe nimbura muko abaturage banjagama. Umubyeyi wese agomba kuzana n'umwana wiga ku icyo kigo. Ejo saa 8 nta muturage n'umwemeye kuzirenza izo saha, uzazirenza azahanwa biteganyijwe n'amategeko. Mugire umunsi mwiza. Ubungubu muri nzajya nigwa ntangaza bazajya bamembikira ariko ngiye kuzajya ntangazanya umwete nibatamemba nzivuga ngenda gasa. Yirira ko asingora. Mwiriwe neza. Zimeze bite? Umuzento musore wanjye. Ntari kabisa. Karibu kugatera. Shikaho ngaho. Ariko sinzi Ndakumva. bizo kubyo. Nawe muri iminsi nakajya witwara nabi. Kose nitwara nabi. Uburinganire nicyo uburinganire buvuze. Oya. Abana bawe bose bavuye mu ishuri. Kandi ariko se kamubaza. Diga Musirimu inaho ubona ukeye nkanjye ninde. oya nyine kuba ukenda byo. None kuba nkeye ntarize. Nje kagwereke wose. Reka abana bajye ku ishuri. Kandi ntabwo ko abana bajya ku ishuri kubwiza ukuri wa mugabo. Baragukatira pe. Kose abantu babayeho batarize babayeho nk'abantu bize. None se sibyo abantu ba kera si kabu. Ubu ngubu hari iterambere. Urumva? Ariko sha wa mugani hari icyana cyo kwa noza kwa Fred ariko nabonye. Mbona gisigaye uziko cyabonye akazi mu kagari. Ngoreba umbuzi abonye akazi. Ibaze na cya gikorwa cyanjye cya Sara kibonye akazi. Uziko nabana atangiye gukomera. Ngaho none rero bareke bati kwishuri. We barihirire mwumvikane n'umugore wawe. Urumva? Mwumvikane neza. Uziko mugani mugore dukwiye kuganira. Ubundi kuganira abana bagasubira ku ishuri. Urumva? None wowe umugore agukura uritarukije ibikojeje awe ko wafita ntabwo ari papa. Urumva? Umugore mwumvikane neza. Iyo nkurikije cyane cyo kwa naka ejo bundi ngenda bona kandi n'abatindi bari gusi yacu. Ariko uriya mwana yaraje ahita umuyobozi w'akagari. Nanjye narumiwe ntabwo nari nzi ko buriya n'ibyana byo mu batindi. Uzaba ndi nkurikira. Wowe ndi nkurikira. Ubu ni visi meya. Ngo kandi ubu ntabwo wakwemera. Ni visi meya. Ubu yicaye ku ntebe aratuyobora mu karere kawacu. Ubu ngubu niwe muyobozi mukuru hejuru. Kanjagama wowe tuza wowe uzabaza ati ngo bamwita tuyiturikije afite. Umva ndemeye
oya umukobwa wanjye n'umuhungu ndabasubiza ku ishuri. ahubwo umva kubwira Mu gitondo inkoko niyo ngoma. reka ndebe n'abandi bumva nabi nkawe nabo mbanze mbagiyeyo Ntago ari kumva nabi ahubwo nanjye mba numva kuko nanjye reka simbayeho nabi. Ntushake kunsuzugura. Yego ndabyumvise ko nkwiriye kubasubiza ku ishuri. Ariko nawe kunsuzugura ngo numva nabi. kuva wasubije ku ishuri nta kibazo ubu tujye kuyatugendana Sawa nanjye kandebe akantu hano mu nzu agakote. Okay, Nanjye ndagusanga imbere ku muhanda. sawa